Yesu nashimwe cyane. Reka turambure Bibiliya zacu mu gitabo cyo Kuva igice cya 35 umurongo wa 30, ngende ngere ku murongo waho wa urangiza gira ngo 35. Kuva igice cya 35 umurongo wa 30 kugera ku 35 haravuze ngo Mose abwira Abisirayeli ati dore yahamagaye mu izina Bezaleli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gutwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose. Kandi yamushyize mu mutima kwigisha abandi we na Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, aba yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose bw'umukebyi bw'amabuye n'ubw'umukozi wo munyabwenge n'ubwo kudoda amabara y'imikara ya kabayonga n'ay'imihengeri n'ay'imihemba n'ay'ibitare byiza n'ubwo kohesha imyenda y'ubudodo bw'igiterane cy'izo nzigo n'ubw'abakoresha ubuhanga bwose n'ubw'abahimba imirimo myiza yose. Amen. Gutegeka kwa kabiri cya 8, reka nsoma amagambo kugira ngo tuze gusobanura rimwe tumaze gusomera rimwe. Gutegeka kwa kabiri cya 8 umurongo waho wa 7 nze kugenda ngere ku murongo waho wa 18. Gutegeka kwa kabiri cya 8 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 18 haravuze ngo wa 7, kuko Uwiteka Imana yawe kujyana mu gihugu cyiza kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiza mu bikombe no mu misozi, ni igihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki, ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagire icyo ugikeneramo, ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma, ni icy'imisozi wacukuramo imiringa, uzajya icyo ni icy'imisozi wacukura imiringa uzajya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kujya ugahaga ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ikakuyobora mu nzira ica mu butayu bunini buteye ubwoba burimo inzoka z'ubusabwe butwika na sikoropiyo n'ubutaka bugwengeye butarimo amazi, ikagukura amazi mu gitare kirusha gukomera, ikakugaburira manu mu butayu iyo basekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze ibone uko izakugira neza ku iherezo ryawe. Uzirinde we kwibwira uti ni imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubutunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronyesha ubutunzi, kugira ngo ikomereze isezerano yasezeranije indahiro n'abasekuruza banyu nk'uko irikomeza muri iki gihe. Amen. Imana ishimwe cyane. Nongeye kubasuhuza. Imana y'umugisha. Ndashima Imana kuri kino cyumweru cyiza mwabonye twagiye tuvuga, kandi nzira ko Imana izatuganiriza mu izina rya Yesu. Turi Kigali. Haleluya. Turi mu mujyi wa Kigali. Nagira ngo hari itangazo mutazi, buriya mu giturage hari miliyoni 11, nako mu Rwanda hose hari hafi miliyoni 11 zirenga. Mwari muzi ko hari abantu bagifite amasezerano yo kuzaza Kigali? Barahari benshi. Buriya Kigali tuwe na miliyoni, hari abandi bantu miliyoni hafi 9 n'icumi bakicaye mu giturage bagitegereje ngo Imana yabwiye ngo bazaba muri Kigali. Rero ushatse wareze Imana icyubero kuri muri Kigali mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi murabigira ibintu byoroshye n'ibintu bikomeye. Miliyoni 9 n'icumi ziracyari ntizari zawugeramo, nawe uri Nyarugenge ndani. Ngarese tukahereza mu izina rya Yesu.
niyo mpamvu rero haleluya mu byo tunatekereza nuko hari ibiba bikenewe buri munsi by'ubuzima bwa buri munsi kwa ngo tugane ijambo ry'Imana. Uyu munsi muri kino cyumweru cyifuzo kivuga ngo reka ubwami bwawe buze, hanyuma buze mu byo nkora mu izina rya Yesu. Waza kumbaza ngo ubwami bw'Imana buza bute mu byo nkora? Mu yandi magambo byoroheje, reka ubwami bw'Imana buze uhinduka umufatanyabikorwa w'ibyo ukora buri munsi mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo turifuza ko muri kino cyumweru ubwami bw'Imana wa business partner uba shareholder, biba umwe muba mufatanyije. Murabizi dukora ibintu bitandukanye, ariko rimwe na rimwe tukibagirwa umushoramari dukwiye gufatanya nawe, cyangwa umuterankunga cyangwa umufatanyabikorwa witwa ubwami bw'Imana. Reka rero muri kino cyumweru tuzakwereka uburyo ubwami bw'Imana bukwiye kumanuka bukaba umufatanyabikorwa mu byo ukora mu izina rya Yesu. Yenda hari n'ibyo urota gukora, ariko rero bizi ko Imana izatugira neza ikatuganiriza. Mu cyifuzo cyanjye nk'uko bivuze, tuzumva amagambo y'Imana rwose. Niyo ufite ikibazo utekereza, ufite igisubizo, udafite igisubizo rwose, kuwa gatandatu tuzaze twumve mu bice ko abantu batandukanye bazaduha igisubizo, tube mu bintu byubaha Imana mu izina rya Yesu. Turambiye imvugo zivuga ngo muri business bariba ngo bakire. Oya, muri business babana n'ubwami bw'Imana bagakira. Turambiye ivuga ngo ntibyashoboka. Biriya ndaza kubasona amagambo akomeye tuzagana muri kino cyumweru. Hari ibinyoma byinshi Satani yabesha abantu, ku buryo uhura n'umuntu akakubwira ngo njyewe nanga gukora bino bintu kwa ngo nacumura, njyewe nanga gukora bino kwa ngo ntagwa. Uwama ngo muri kino cyumweru twongera uvuga ngo birashoboka igihe ubwami bw'Imana bwamanutse bukaba umufatanyabikorwa, ibyo dukora byose bikatubera byiza mu izina rya Yesu. Muraza gutangara buriya business ntabwo ari ya Satani, business ni Imana. Umunsi ndaza gukora urufatiro ntiyagira ahubwo birantanga, ndaza kugusiga ngaha niba nta n'icyo wanatekerezaga utandi ibitekerezo uvuga ngo nameze kumenya yuko ibintu ari ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Reka mbere ko bino bice biri twasomye kubera umwanya wacu ni nko gutangira. Ejo rwose tuzakomeza tubijyamo cyane, ariko sobanura aya magambo mu izina rya Yesu. Ndashaka kwerekana yuko buriya dukeneye ubwami bw'Imana kumufatanyabikorwa mu mirimo yacu ya buri munsi mu izina rya Yesu. Mu magambo twasomye, iki ni igihe abana b'Imana, abana ba Isirayeli bari biteguye kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Hanyuma iki gihe bakiri mu butayu, hanyuma bumva amasezerano. Imana yababwira ngo yewe Isirayeli, icya cy'umunani cyose waciye mu bikomeye, ariko ndagutwara mu gihugu cy'amasezerano. Mu bintu uzasangamo harimo ngo uzasangamo imigezi ngo n'amasoko n'ibidendezi, uzasangamo ngo ingano na seyiri. Mu yandi magambo uzasanga harimo imyaka. Gatatu ngo uzasangamo inzabibu ngo n'imitini ngo n'imbuto zitandukanye, muri icyo gihugu uzabisangamo. Kane aramubwira ngo uzasangamo n'amabuye y'agaciro, uzasangamo imiringa, uzasangamo amabuye y'ibyuma ngo uyasangemo. Hanyuma nugeramo rero uzaba ugiye mu gihugu kirimo resource, kirimo, hari amagambo y'Ikinyarwanda agora, kirimo mbese ngiye kuguha igihugu kirimo isoko, umutungo kamere. Aho wari uri ntabwo wari uri ahadasanzwe, ariko ndi Imana itanga umutungo kamere resource kugira ngo mbone uko mpa umugisha abantu banjye. Rero uwo mutungo kamere ndawuguhaye, icyo ugiye kuwukoramo ugiye kuwushoramo. Uyu mutungo kamere uhari ngushyize ahantu hari ibidendezi, ngushyize ahantu hari ingano, ngushyize ahantu hari imbuto, ngushyize ahantu hari amabuye y'agaciro. Hanyuma mu gihugu cy'amasezerano ugiyemo biri imbere yawe. Umva icyo uzakora rero, uzabikorera. Mwibuke yuko na Adamu buri Imana yamuhaye resource, yamujyanye ahantu imaze kurema Adamu ngo imukebere ingobyi, ishyiramo izahabu, ishyiramo imigezi, ishyiramo ibintu byose, iramuga ngo ngaho bibyaza umusaruro. Ubundi business nyayo nibyara umusaruro. Imana Adamu iramubwira ngo genda ubihingire ubikorere. Mwari muzi yuko yahaye Abisirayeli ngo mu gihugu mugiyemo byose mbishyizemo, mwashakira mu mazi, mwashakira mu mirima, mwashakira mu misozi, mwashakira mu mbuto, mwakora uruganda rusya ingano. Ibyo mwebwe mbashyize ahantu hari resource. Ndashaka kubaza urutangazo, buriya nujya kureba nta muntu n'umwe Imana igishyira ahantu atari resource, atari resources. Imana iri yaranje igashyiraho umutungo kamere. Byangoye kubyumva neza, isoko y'ibintu. Ahantu hose Imana ishyira umuntu yamushyira. Umva rero, muzagenda muhakorere rero, nimara kuhakorera muhabyaza umusaruro. Umva amakuru ngo muzagenda mwubaka amazu. Nakurikiye neza business.
yaguha nta nzu yaguhaye, ariko yaguha imigezi, iguha ibiti, iguha ingano, iguha amabuye y'agaciro, ngo muzagenda mwubake amazu. Kabiri, ngo muzagenda mwumva amakuru, ngo muzagenda nimugerayo, ngo muzagenda ngo mugire imikumbi y'inka. Niko byavuze, mujyane mugire imikumbi n'amashyo. Muri kino gihe sinzi ni twabyita imikumbi, muzagenda mu produise, nimushaka mugenda mu modoka, ariko naza kwakora ku business tangaje. Gatatu, ngo muzagenda ngo mugire izahabu n'ifeza, ngo bigwire muri mwebwe. Bese mbahaye resource ngo mujyane muzikoramo business, zibaviramo amazu, zibaviramo amatungo, zibaviramo atandukanye. Ariko hari ibintu bibiri mutazibagirwa muvera ayo makuru. Hari ibintu bibiri mutazibagirwa. Ijambo rya mbere iri munarizi mwese, ngo numara kujya ugahaga muri business, ukubaka amazu, ukagira imikumbi, ukagira izahabu n'ifeza. Murabizi ko yenda tugira ngo tuzagira abantu b'abahanga bazadufasha kwa gatandatu. Muri izahabu n'ifeza, amafaranga dufite aya manote buriya abarirwa muri ekivara y'ifeza n'izahabu. Aramubwira ngo ukagenda ukagira ifeza n'izahabu, umva amakuru azabaho. Ijambo rya mbere, ngo ntuzibagirwe urugendo waciyemo. Mu bitangazo bahaye uyu muntu ugiye gutera imbere, baramubwira ngo kugira ngo ukomeze ugire mu bwami bw'Imana mu bufatanyabikorwa nawe, ntuzibagirwe urugendo waciyemo. Nyamuneka ujye ureba amashyo, urebe amazu, urebe byose, wibuke urugendo waciyemo aho Imana gucishije. Mu yandi magambo, iyo buri gihe uri muri business, iyo ushaka kubona Imana mugendana, ni ukwibuka aho yagukuye. Ujye wibuka ko ari njye wakugejeje ahantu h'ingano. Hari igihe wabayeho utunzwe n'abantu gusa, hari igihe wabayeho mu nzoka z'ubusabwe, hari igihe wakomeye. N'ujye uhagera ujye wibuka yuko iryo ni ryo tangazo rya mbere ya mbere. Aramara ngo uramenye ntuzibagirwe Uwiteka Nyiringabo wakuye mu gihugu cy'uburetwa. Wibuka urugendo, ujye uzamura amaboko uvuga ngo nubwo imikumbi yabaye myinshi, nubwo amatungo yabaye menshi, nubwo ibintu byakomeye, nubwo mbona amazu nubatse, nubwo konti yagwiri, uramenye ntuzibagirwe Uwiteka wagukuye mu gihugu cy'uburetwa. Reka mbabwire, iyo ujya gutandukana n'Imana muri business, ni ukwibagirwa aho yagukuye. Buriya kujya guhaga n'ibintu bita bikwibagiza Imana aho yagukuye. Iryo ni ijambo rya mbere. Ujye uhora wibuka, wizamura icyubahiro. Kabiri, niyo ndi buvuge cyane, ijambo rya kabiri utazibagirwa, ngo ntuzibwire ngo ni amaboko yanjye n'imbaraga zabimpaye. Mwumve rero, buriya muri business impamvu tutaturuka mu bwami bw'Imana umanuke, ni uko tuvuga ngo nzi gukora deal. Muri Kigali ndi umwana wo ku buhanda, abanyenyanza tuzi gushaka cash. Buriya mwumve iryo tangazo ryabaye, ntiyanze yuko dutera imbere, ntiyanze yuko dukora business, ariko uramenye mu bintu uzitondera, ni ukwibagirwa aho avuye. Icya kabiri, ni ukwibagirwa ukibwira ngo ni amaboko yanjye n'imbaraga zanjye. Mwumve neza, aho ngaruka amafatanga. Buri munsi hari igihe tugira ngo gutera imbere kwacu mu byo dukora bituruka mu buhanga bwacu, nuko mbizi nacuruje caguwa muri Kigali bose baranzi. Icyo gihe utangiye gutyo rero, Imana yegera hirya, nta bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana muri business umanuka mu nzira ebyiri: kwibuka aho yagukuye ukayishima. Icya kabiri, kuhita uvuga ngo si imbaraga zanjye, kuko hari n'abakurusha gucuruza byahiye. Uri muri aduka, ubona urimo uracuruza mu mujyi, wakubwira amaduka akinze, bakinga binjira. Uva makuru. Bese naguhaye resource, hanyuma muri resource nguhaye zikuviramo izahabu n'ifeza n'inka n'amakumbi n'amazu, ariko icya mbere ntuzibagirwe Imana yawe. Icya kabiri, haleluya, icya kabiri bafite amakuru akomeye. Icya kabiri, uramenye ngo ntuzibwire ngo ni amaboko yanjye n'imbaraga zanjye. Urashaka ubwami bw'Imana umanuke, urabwira ngo mwami, ibintu ndimo ndatera imbere naha ngeze si kubw'amaboko, si no kubw'imbaraga. Watangiye ucuruza mituyu, wakubwira bahombye bagataha. Uzi ko ijambo ryatubwiye ngo wibwire ngo nizo zikuronkesheje ubutunzi. Muzi ko bujya cash zitava muri experience yawe, ahubwo baravuga ngo uzibuke neza. Ijambo cyangwa gusubiramo kabisa umurongo wa 17, uzirinde we kwibwira uti n'imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byambesheje ubutunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi.
muzi kuri irindi mvuga hano hari pastor ugira Bibiliya nziza y'icyongereza hamwe haravuga ngo mu cyongereza hasobanura ngo nigwa capacity ituma ukreya wealth ituma ukreya ubutunzi ahandi bakavuga ngo nuko ubukreya ikujyana hano yarangiza akaba ari igwa capacity yo gukreya ubutunzi. Narababaye ejo bundi nkabonye ibintu byaciye kuri televiziyo abana b'abasore b'abanyarwanda umuntu akabatekera umutwe barenga buzuye bakajya convention sisi niho barakurikira amakuru ngo bagiye kuri umuntu ugiye nari muzi uko ndaza kubyerekana buriya ubyanga ubyemere ona wa business yawe ni Imana buriya niwe wenyine ufite niwe wenyine gushogwa niwe ufite capacity zituma ukreya cash. Nabwiye ngo mucimana muri Kigali muri miliyoni imwe yaje Kigali guturayo hangaha hari izindi zikiri mu cyaro. Buriya hari igihe tugira ibintu ukavuga ngo buriya nabaze niba ushaka kubona ubwami bw'Imana umanuka uvuga ngo mwami buri gitondo uvuga ngo mwami bambwiye ngo niwe wenyine umpa imbaraga zikreya ubutunzi. Muzi gitangaje dore ukuntu imeze Imana iguha resource iguha bya bindi iguha seyire ni runa hanyuma igahindukira igaca ku ruhande ikavuga ngo reka mbe partner wawe nkwereke uburyo muri izi resources zikuzungurutse wabyaramo ubutunzi. Ugiye kumbwira ngo nta kikuzungurutse buriya birakuzungurutse n'aba bantu mwicaranye anga ni resource ariko igikomeye nuko tutamenya Imana. Bese Imana isa nkaho ita muri business zacu isa yuko ari Imana iza ntago mubizi buriya niba hari on our business nta wundi muntu ukreye ubutunzi niwe wenyine gusa mu izina rya Yesu. Iyo mpamvu igishoro utahawe n'ababyeyi hangara yera tuzumva ubuhamya bukomeye ndabifuza ko samedi muzabanga ngo tunaganire muzumva ubuhamya bukomeye hari abantu batangiye hano Imana itangira resources z'ubunyobwa ububatse amazu muri Kigali kubera iki ni Imana yonyine ikreye ubutunzi. Ubundi akamabwira ngiye nkora business madame arayikora ngiye nkora mu biro nkora ama projet n'ibitandukanye ariko nanjye ndabizi ndashaka kubabwira iki ubundi niba hari umuntu ukwiye kwisunga Imana cyane ni ubu businessman niba uri hano uzumva niba hari ejo nzabibasonera niba hari n'umuntu wari ukwiye gukiranuka cyane muzibambu Imana ni umupatina mu butunzi. Ntabwo tuzabigisha kuzana ibihumbi 5 ngo tubitubure muzani 100 muzani 100 urazana 100 Imana iguye miliyoni ntabwo ari kwangaha ngira ngo izo nyigisho nanga ntizemewe inyigisho zo kumanipira abantu twari tukumanipira turakubwira amahame ya Bibiliya. Amahame ya Bibiliya yavuze ngo ibikuzo buriya mwari muzi uko nari muzi uko hari ahantu wakuzungurutse na hari yuri haracyarimo resource nyinshi ikibazo nuko utisunga Imana ngo ibe business partner wawe. Niyo mpamvu usanga ubwami bw'Imana umanuka ngo mujye mwibuka yuko ayibaha imbaraga zibaronkesha ubutunzi. Reka ngiye kuvuga ibintu mwumve ukuntu bikomeye. Baraza kubaza ngo izidugu izago gute umunsi wose Imana izatandukana n'ibyo ukora ni igihe utuka gukuye ni igihe uzibwira ngo n'amaboko yawe n'imbaraga zawe. Ibintu bya business niko hari abantu bafite masters muri business economic batarafungura n'akabotika gacuruza amazi. Wewe waje muri Kigali aranya ngo mfite ngo masters muri business ngo na economic n'ibiki atarafunga acyanika jeonere ariko we wizira muri Kigali wicomokeye wihurira na nyiri gitare arabikera bibaho. Iyo Mana ntireba kure ireba buri wese urahanga mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu bafashe gatoya ntago muri Canada ariho hari ubutunzi hari n'abyo ngo wava muri Kigali akajya gushakisha andi business yakemera umva keretse itagwere mu gishahuri igwere mu gishahuri yahagwere mu gishamwe izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ibintu bibiri muri business tazibagirwa aho yagukuye kabiri ni iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye muri Bibiliya kandi abyemerewe. Ubundi ijambo ryitwa kuzura umwuka wera riri mu isezerano rishya. Ntago mu kera abantu buzuraga umwuka wera abantu ahubwo umwuka wera yabazagaho
muza makuru na ahantu hake cyane muri Bibiliya mu isano rya kera handitse ijambo ryitwa kuzura umwuka wera. Ni haza wahiga umunsi imyaka n'imyaka utarahabona, ariko muza makuru ngo umunsi Abisirayeli bava muri Egiputa ngo bavanyeyo resuruse batazi, bavanayo bari bati mupakire. Mumve byari mu gitondo bahunga bakajya muri Texirwa bagafata ibyamvagara by'ibidodo bagaheka, bakajya muri Beneri bagaterura ibintu batazi by'ibibuye baraheka, baza badafite batazi ibintu bahetse mu ivumbi, bahetse ibintu by'ubutunzi, ariko babura Imana ngo ize kubereka uburyo bakereyamo ubutunzi. Ngo bafata ibintu batazi by'ibitenge, bose urumva bari bameze nk'abandurura. Ubundi muzarebe abantu babaye mu gihe cy'intambara, umuntu atora ibyo abonye, buriya ko barimo barukanga batora ibyo babonye. Bageze ahantu Imana ngo mugiye kunyubakira inzu y'ihema ry'ibonaniro, turubakisha iki ko nta kintu kiranga. None bamenya yuko buriya, reka mabwire, keretse Imana itaguhagurukiye niduha imbaraga zirema ubutunzi mu byavagara by'ibidodo n'ibiki. Buriya hari icyo gira atari kwanga havamo ikira mu bintu biri ahangaho gucyo, hanyuma ngo uravuga ngo mpama Bezaleli mwuzuza umwuka wera. Ndashaka kuvuga iryo jambo muba makuru. Bese fate Bezaleli mwuzuza umwuka wera. Mwuzuza umwuka wera so kuvuga za wiwi na za kinaza, so kuririmba ngo imwuzuza umwuka wera wo kure mu butunzi. Turashaka icyumweru cya business, turashaka ubwami bw'Imana muri kubese. Ubwami bw'Imana bwabasanze bafite ibintu bazungurutse, ngo Bezaleli Imana imwuzuza umwuka wera. Mwuzuza umwuka wera mwuzuje ngo wari uwiki. Ndashaka kuvuga ibyari bimwe ngo ijambo rya mbere ngo umwuka wera ngo Bezaleli yuzuye, ngo yamuhaye umwuka wera, yamwuje umwuka wera ngo w'ubwenge bwo guhimba, gucreya, innovation. Bezaleli yuzura umwuka wera. Ndabifuriza yuko mwakira umwuka wa Bezaleli mu izina rya Yesu. Bezaleli yuzura umwuka wera wa innovation. Muzi icyo bita guhanga udushya? Bezaleli ni mu wa mbere atagiye mu ishuri, ariko umwuka wera amwigisha guhanga udushya. Ngo Bezaleli ahita yicara ngo niduha imbaraga zituronkesha ubutungo. Bezaleli itegereza atari ko aya mabuye ari ahangaha n'ayiki. Bezaleli arareba ahita avuga ngo abona amabuye y'agaciro, abona ibizahabu biri y'igitaka, atari ko bino bizahabu nabiconga. Wone umwuka wari murabikoresha. Buriya mwari muzi yuko waho umupane kote wo mu businessman ukajya wuzura umwuka wera muri rya duka ryawe, ukuzura umwuka. Buriya ushobora kuzura, hari abantu bavuye mu giturage ngo ntituzasubirayo. Buriya uzi ko ushobora kuzura umwuka wera muri wa murima w'iwanyu ahandi hijya muri bya bisha, Imana ikakuza umwuka wera ikaguha za mbaraga zituronkesha ubutunzi. Ibintu byawe kuri Bezaleli ngo yahise agira ngo umwuka wo guhimba, creation, kwihangira imirimo. Buriya iriya business ntabwo yatangire mu ishuri, yatangire umwuka wera, imwuzuza umwuka wera. Kabiri ngo imwuzuza ngo kumenya ubukorikori bwose, tekinike. Atangira gushaka akabati wakavanamo kino wakagira gucya, ngo irongera imwuzuza umwuka wera ngo gucura izahabu ngo ni feza. Amaye nta mashini yari yaza y'amabuye y'agaciro. Bezaleli yuzuye umwuka wera yakriyetinze uruganda rucura amabuye y'agaciro, ngo ahita amenya no gukata amabuye. Aya makaro mbona ngo bakata amabuye neza neza. Ibi Bezaleli ntawe wamwigishije, ni umwuka wera. Nibiziduha imbaraga zituronkesha ubutunzi. Iri kwandika projet ku rupapuro, kiri gutiriminga, hari umwuka wera twahawe. Ujye utwuzuza umwuka wera tugakreye. Muze gukomeza musome ngo no gukeba amabuye, gukeba amabuye n'aya makaro, kuya designing. Bezaleli babona avuyemo. Uza amakuru yabaye ngo hanyuma ngo yitumwa n'ubuhanga bwo kwigisha, ahitandi kumwigisha wo kwihangira imirimo. Waza ama green card, nkajya muri Amerika, navanayo tekinike. Umva barimo baragaruka, ari mubizi, bari kugaruka.
bagiye batuka u Rwanda bari kugaruka bari kwaza ngo twakora gute muri Kigali. Mwebwe muvuge ngo niduha imbaraga zituronkesha ubutunzi. Ikibazo umuparteneri twaramwibagiwe dusigara hige. Amen. Amena. 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 Nigeze kujya gukura umugabo w'inshuti yanjye ku musozi, yarahezeyo. Njya kumukura ku musozi w'amasengesho, mumanura yanyise umupagane. Arambwira ati Imana yanyeretse igikapu cy'amadolari kimanuka nsenga rwose. Imana yanyeretse igikapu cy'amadolari narakibonye. Winyicira amasezerano, ngewe ndarindira amasezerano. Ndamubwira ngo iyakweretse icyo gikapu iraza no kukwereka uburyo icyo gikapu uzakibona, kuko kuva nabaho sindambona igikapu cy'amadolari kimanuka. Ariko nzi ko Imana igitanga resource, igatanga ahantu, hanyuma ikamanura umwuka w'ubwenge wa Bezareli kugira ngo uvanemo ikintu mu izina rya Yesu. Muzi ko Bezareli ageze aho ahinduka umuntu wa business, ngo atangira kwigisha abandi ngo ubukorikori, ngo gucura amabuye. Ngo Bezareli ngo ageraho afata na za ndodo zatakaye hasi, afata ibintu by'ibitambaro. Batari ko kino gitambaro mujya mbona zino za innovation, muzi umuntu byambaye. Uretse bereka wina hanga, iyi technology yo kuvanga amabara ntabwo yatangire muri textile. Iyi technology yatangire kuri Bezareli yuzuye umwuka wera. Ngo aravuga ngo ari kuwacanga amabara, ngo afata amabara y'umutuku ayivanga bese utu tubona twagucya muze gusoma ni kwa Bezareli. Bya bitodo bya bitambaro batoraguye kuko ari iduha kuronka ubutunzi. Aravuga ngo ariko iki cy'umutuku wagiuza n'icy'umukara, wagiuza n'icyumweru cyavamo ikintu. Ngo arabikora, ngo batangira gukora uruganda rudoda nako rudoda runabo Android, batangira kuyikora. Buri yatangiye kwa Bezareli yuzuye umwuka wera. Niyo mpamvu inzu y'ihema ry'ibonaniro yari nziza iteye ubwoba, kuko yari mu buranga budasanzwe. Yakwicara buriya niyo yonyine iduha imbaraga zironka ubutunzi. Uwama ngo muri uyu mugoro buri muntu nako uyu munsi muri kino cyumweru Imana iduha umwuka wa Bezareli mu izina rya Yesu. Umwuka twuzura tugahanga udushya, tukarema, tukabeshaho biriho mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwo muntu turahura rero ndenda kugira ngo nze gusoza, tuzakomeza ejo. Uwo muntu turahura arambwira ati amaseno y'ingiro yishe nisenyishe gute. Ati naho yararimo cyamunara, inzu bagiye kwitezaho cyamunara. Afata inzandiko zose za cyamunara azijyana ku musozi, nanjye njyayo kandi abise. Ajyana inzandiko za cyamunara, banki ikamwandikira bwa mbere, banki imwandikira bwa kabiri, banki imwandikira bwa gatatu. Urugo yararutaye, ari ku musozi arindira Imana imanura igikapu cy'amafaranga. Kandi Imana ntimanura igikapu cy'amafaranga, ahubwo Imana itanga umwuka wa Bezareli kugira ngo dushobore guhanga udushya. Hanyuma turahura, njyayo ndamaze ko mbona ndamaze urakora cyangwa. Ati mukozi Imana agira ngo nsengere ese kubera iki. Ati Imana yambwiye kwenda kuntabara. Ati n'imideni rya banki, ati deni rya banki iranyuzuye. Ati kandi birarangiye nta gisubizo mfite. None ngende ku musozi Imana nitama no faranga ntabwo aza wari Imana asenze. Ndamwe ni ngwino tumanuke, agira ngo ngiye kuyamuha. Turamanukana agira ati arayampatu. Tumanuka turagenda tugera mu rugo nka saa 11, mwinjiza mu rugo, nkinga urugi rw'inyuma. Hanyuma urundi nduhereza umudamu. Ndabwira umuntu ntiyongere gusohoka amagare polisi. Ati ye, ati muje kumfungisha. Ntabwo nde gufungisha. Icara ubaza Imana ngo mwami ko ari wowe ufite aho ukura ugatanga isoko, hano urakuramo iki? Ndavanamo icyanga. Nari namaze kumenya Imana iduha imbaraga zirimo ubutunzi. Ndamwira ibyo gusengira Imana, bwira Imana ngo ntarenze hano, ahangaha nsubiriza ahangaha. Buriya ntabwo mubizi. Buriya ntarenze ahangaha nsubiriza ahangaha. Muza amakuru yawe mugabo arabati waya ndagenda. Arabatere ku Mana ndagurisha zino ntebe, ko ntebe nta yavamo. Aritegereza, aza kwibuka yuko inzu ye niduha imbaraga zirimo ubutunzi. Aza kwibuka inzu ku musozi yari yayitotombye, yayisinyishe $100. Ubu n'ubuhamya nari nanamubwira ngo mu kiro cy'umuntu ntazaboneka, nari ko zamubazanira. Arangije areba ruguru asanga inzu yubatse
ikora ku mihanda ibiri, hari umuhanda wo hepfo n'uwa ruguru. Hanyuma ngo ahita yicara yumva umwuka aramubwira ngo ariko ino nzu wayigabanyamo kabiri, imwe ukayipangisha indi ukayibamo. Nguwo umwuka wa Bezaleli ni umwuka uducreatinga, niwe uduha imbaraga zirema ubutunzi. Ndashaka kubabwira amakuru, iwe icyo gihe nta muhanda wabagaho. Aragenda abwira banki, arabwira ati mumbabarire ngewe ngiye kugabanya inzu yanjye, abariza business plan, inzu ayigabanyamo uyu munsi. Iyo nzu imwe arayikodesheje, indi ayibamo. Amadolari yarategereje azava ku musozi, imihanda yarahageze, bagiye kumugurisha aho hantu, bamugurisha miliyoni, yagurisha miliyoni 111. Atangira umushinga barakomeye muri Kigali. Ntabwo ari Imana ipfa, bese ni Edward. Iyo twamaze kumenya yamanu, namwe nutajya kwisanga ikuhereza umwuka wa creation uri mu butunzi, ntandi hantu buturuke, birakwegereye, birakuzungurutse. Webwira umwuka ngo mwami, mwuka wera, uvuga ngo Ubwami bw'Imana manuka muri business yanjye. Ubwami bw'Imana muka muri business yawe, arakuzana umwuka wa Bezaleli mu izina rya Yesu. Umungu ucuranga ino keyboard ari he? Ndamushaka. Uyu rero ino keyboard yigiyeho ntucuranga. Uyu ntabwo azajya muri Israeli wajya gushaka sayire n'ingano. Uyu nta n'izaba azajya gushakayo. Iyi sente mureba muri yo Imana yamuha imbaraga zirema ubutunzi. Mwebwe buriya umwuka wa Bezaleli wamanutse, yamumara umwuka wa Bezaleli agahera kuri ibiri ahangaha, umwuka wa Bezaleli ukamuha guhanga no kurema ibidasanzwe. Niyo barakwigishije kuzana amafaranga ngo utere imbere, njye sinkwisha kuzana amafaranga utere imbere, ndakwigisha kugira ngo usabe Ubwami bw'Imana bumanuke, hanyuma umwuka wa Bezaleli ukuzeho, umwuka uguhangira mu izina rya Yesu. Birahari. Ituri muntu umwe sinshaka kuvuga. Yabaje Imana yamaje ngo ufite iki? Aravuga ati ikintu nzi gukora gikomeye, ati gufunga karuvati, kandi mu gufunga karuvati umeremo umugisha. Keretse umwuka Abisirayeli bazanye ibintu batazi ibyo ari byo. Buriya hari ibintu turimo by'ibidodo. Hari abantu umwe bagiye mu butumwa hano mu Rwanda barenga 500 yenda gukora ubukwe. Abwira Imana ngo ntabwo ndi busabe amafaranga y'ubukwe, ariko hera ku cyo mfite. Imana yamubwira ngo uzi gukora iki? Waza kujya azi gufunga karuvati. Aragenda abwira abantu bagiye kujya mu butumwa, arabwira ngo mume karuvati nzibafungira. Bamufungira karuvati, akuramo inkwano. Amafaranga njya bafungira, akuramo inkwano. Ubu uyu munsi cyakora ntabwo gifunga karuvati, asigara umudizayina mu gufunga karuvati. Niwe wantu ufunga twatuntu ntazo twari two. Mwari muzi ko ibintu ari umwuka wera rero bihaye Bezaleli. Bakwaje kigaruka atazasubira yose, uzasubirayo koko? Ntabwo uzasubirayo. Nushaka rero reka turagize dusenge Imana tuzakomeza ejo, ariko mureke Ubwami bw'Imana bwongera budufungura amaso. Ndamushyira umwuka wanjye, kuko ari ngiye gutanga imbaraga zironkesha ubutunzi. Niwe biriho. Ubundi twagomba kuba dufite aba business bakomeye mw'isi, ari abanyamwuka, ari abapantekote buzuye umwuka wera. Umwuka wera wakuzuye ukava mu byaha, umwuka wera wakuzuye ukavuga mu ndimi, ashobora no kukuzura ugahanga udushya. Kandi ndashaka kurangiza mbabwira ijambo, mujya mutinya ikintu cyitwa ngo ni business, tukakibwira Imana ngo ni igihe cy'Ubwami bw'Imana kumanuka. Buriya hari inzugi Imana ibishaka gufungura mu buryo udatekereza. Maguruke mbasengera Imana. Reka ubwami bwawe buze mu byo dukoreramo. Tugiye gusengera icyifuzo kimwe. Haleluya. Kandi aza gusaba umuyobozi w'umudugudu Pastor Gatanazi, uzi ko nazi, kandi adushyira imbere y'Imana. Turasengera mu ijambo rivuga ngo reka ubwami bwawe buze, buzana umwuka wa Bezaleli.
uzana umwuka wa Bezaleli mu izina rya Yesu. Umwuka uduhishura ibitwegereye, umwuka utwereka uburyo twabibyazamo umusaruro, umwuka utwereka uburyo byatubyarira imitungo, kuko niyo yonyine ituronkesha ubutunzi. Buriya hari ibintu bikuzungurutse bikeneye gusa umwuka wa Bezaleli. Aho mu gipangu utuye, aho muri karitsiye, aho ugenda, niko niba abantu bashobora kugurisha ibyugi, ngo babyita mu ibinyumba, bagacuriza bya byugi batagira umwuka wera bugatera imbere. Mwaretse natwe tukuza umwuka wera Bezaleli tugahanga udushya mu izina rya Yesu. Baravuga ngo amasezerano yanjye ntacyo nibwakoreho. Njambwira abantu harakarimba batera ngo amasezerano y'Imana imaze kuyatanga, ujye usenga ugira kwizera ntabwo azatinda azaza. Hongera ngo amasezerano y'Imana ntabwo azahera azaza, ujye usenga ugire kwizera hanyuma ugire n'ibitekerezo by'umwuka wera ntabwo azahera azaza. Muzi ijyame nababwiraga mujye muza twumva ibintu tujye kubikonsoma, twongere kuza kundi wa kabiri tuzanye ibindi. Genda ubwire Imana niba ufite n'icyumba uyu mugoroba uze gukingurira ngo Mwami Yesu, mu byo nkora ndashaka umwuka wa Bezaleli, ndashaka umwuka udushya. Umugabo akajyana muri convention akabeshya n'abasore ngo aje kubabwira ko bahanga udushya, innovation business iri mu mwuka wera hano. Basa dusengera Imana, dushyira imbere Imana rwose. Ubwami bw'Imana bumuruke, umwuka wa Bezaleli akure muri twebwe, tumenyere ko ubutunzi buturonyesha mu izina rya Yesu. Mukozi w'Imana, Imana imuhungisha, sibyo? Tugiye gusengera mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere numvise Imana ishaka nuko abantu bibuka aho Imana yabakuye. Imana ishimwe, haleluya. Yaba ari mu buryo bw'umwuka, yaba ari mu buryo bw'umubiri, Imana ishaka yuko abantu bibuka aho yabakuye barangiza bakayishima. Niba uri muri riteraniro, ongera utekereze aho Imana yagukuye, hanyuma uyishimire ko imbaraga zayo zikomeye zakuvanye muri Egiputa. Imana nihabwe icyubahiro. Ikindi numvise abantu mwarimo mwirata ngo amashuri yanyu mwize, ngo ahantu mwize, ngo n'ubwenge mufite, ngo n'imbaraga mufite, ngo na experience mufite, ngo yabahesheje ako kazi mukora, ngo bibahesha ubwo butunzi n'ayo mazu n'ibindi. Turabirambika hasi, tubwire Imana, Mana niwe waduhaye imbaraga zaturonkesheje biriya dufite. Iyo Imana ibishaka uba warasaze. Buri Imana ishaka yaza igafungura akavisi gato mu bwonko bwawe, ubwo bwenge bwawe bugahinduka zero. Kuba uri director, kuba ushinzwe ibintu runaka babona uri umuhanga, bigahinduka ubusa ukiruka ku musozi. Ariko Imana yaguhaye imbaraga zikuronkesha akazi, Imana yaguhaye imbaraga zikuronkesha ubutunzi n'akazi n'ibindi byinshi cyane. Murekero nabyo muri uku gusenga tuyishimire ibyo ngibyo yakoze, hanyuma none tuyisabe itwuzuze uriya mwuka wa Bezaleli. Nashimye Imana ko ishaka kuba umufatanyabikorwa. Imana irashaka kuba umufatanyabikorwa mu bintu tugira gute, mu bintu dukora. Buriya nta mwanya ubu hari akenshi, arigiye binagorana muri uyu mwanya, yenda tuzabona umwanya, sinzi Imana izadufasha. Ariko Satani ubu strategy ifite, kubera ko izi yuko amafaranga, ubutunzi buri mu mbaraga ziyoboye isi. Iyo hari imbaraga ziyoboye isi, mu mbaraga ziyoboye isi harimo n'ubutunzi. Ubutunzi buraza ku mwanya wa mbere, harimo na tekinoloji, ibintu bya ICT nabyo birimo, ariko ubutunzi buraza ku mwanya wa mbere. Satani ari kwiyaranja akabufata akabushyira mu maboko y'abapagani, y'abasataniste. Urugero, ikabufata igafata abatinganyi akaba aribo ihereza ubutunzi. Noneho barangiza bakajya mu bihugu bati kugira ngo tubemerere ko, kugira ngo tubatere inkunga, kugira ngo batubatere inkunga, turabasaba ko mushyiraho itegeko ryemerera abagore ko barongorana n'abagabo ko barongorana. Kubera iki? Kubera inzara bafite ngo baze kubyemera. Urumva ubwo butunzi bugiye mu barokore, bavuga bati kugira ngo tubemerere kubatera inkunga nuko mwemera ko twubaka insengero tukavuga Yesu. Rero urumva iyo strategy ya Satani, kugira ngo tubemerere kubatera inkunga ni mubanze mwemere gusinya itegeko ryemerera abantu kuvana mwinda igihe babishakiye nuko babishaka. Izo mbaraga Satani arimo ariyaranja akazishyira mu biganza by'abantu badakijijwe. Abarokore bagahobagira mu masengesho ngo hahirwa abakene, ngo kubera ko ubwami bw'ijuru ngo ari ubwabo, ngo Yesu ngo yaravuze ngo umukire kugira ngo ajye mu ijuru ngo urushinge, ako umuntu uvuga ngo iki, mwe mwasumye mwibwiriza cyane ngo urushinge rw'iki, ngo nta aha icyoroshye ngo nuko ngo, ariko nabyo zabidusobanurira ibyo bintu muri kino cyumweru, ngo kuruta uko umukire yagira gute
bakabaha imirongo, twebwe abapastori tukabaterekamwe imirongo yayindi ituma mwifuza kuba abantu batumivu. Noneho ntitumenye ahantu turi kwerekera, kandi ahantu turi kwerekera ari ahantu umutinganya azavuga ati kugira ngo uhibiryo urasinya itegeko ryemera kugira gute gukura mwinda. Kugira ngo uhibiryo uremera ko umugore n'umugabo, uremera ko umugore arongora umugabo ko arongora. Satani ari kwiyaranja agashyiramo desequilibre kugira ngo isi ihengame, ubutunzi bujye mu bantu bafite Satani bwe kujya mu bantu bafite Imana bazabukoresha mu buryo bwiza. Mukwiye gusenga imitekerereze yacu igahinduka, tugahinduka abakire. Ariko abakire batibagiwe Imana, abakire bafite Imana buzuye umwuka wera, buzuye umwuka wa Besaleli. Kubera ko nafite tuzuye umwuka wera twaba batinganyi kandi twarasengaga n'ibindi byinshi. Rero mureke dusenge Imana duhereze uyu mwuka wa Besaleli, kandi Imana ize ibe umufatanyabikorwa kuri wowe. Abapastori b'abesikoro basigaye beze ibyo biriya bintu by'abesikoro mubivemo, ngo nushyiramo hari ibihumbi 10 ngo nyuma y'amezi 3 ngo uzabona ngo Range Rover. Ntago ari byo. Biriya bintu n'ubumaji, n'ubutekamutwe. Gutura turabasaba gutura, ubishaka ture, utabishaka abyihorere. Ariko ntabwo amafaranga washyizemo hariya turi bukubwire ngo Imana irazi yakube. Turabizi ko gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa, ariko ntabwo ari urusimbi ngo nuzana Samire ngo Imana izayakuba muri kino gihe ngo ubone imodoka y'ivatiri, ngo nuza nibi ngo bizagenda gutya. Cyari Imana hari. Dukanguke rero tujijuke. Imana duhe umwuka w'ubwenge mu izina rya Yesu. Haleluya. Mureke dusenge, tunasengere gutandukana n'umunsi w'ejo ndetse no gutanga amaturo n'Icyacumi. Imana duhereze umugisha. Nta kindi bikora bishyigikira umurimo w'Imana. So nushaka kuwushyigikira ushyiremo, nudashaka kuwushyigikira ubyihorere, ariko nta promesse tuguhaye ngo nushyiramo ngo urabona Range Rover. Ntayo tuguhaye rwose, ntabyo tukwijeje. Rero ubishyiremo ubishaka, nutabishaka ubyihorere, ariko nta Range Rover uzabona. Uzayibona nyine Imana yaguye mu Besaleli ukakereye ubutunzi. Tugiye kugira Imana iduhe imbaraga zirema ubutunzi bwo mu mwuka no mu mubiri mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yaremye ibintu byose, natwe baraturemye mu ishusho yawe. Uri Imana yatanze Yesu Kristo, atugura amaraso ye. Amaraso ya Yesu Kristo yadukuye mu biganza bya Satani, atuvana mu biganza by'abadayimoni. Ayo maraso yaduhesheje kubabarirwa ibyaha. Ayo maraso yaduhesheje kuba abana bawe. Turi muri iri teraniro, uri Imana yongeye kutwibutsa kuri Imana itanga imbaraga zitironkesha ubutunzi, yaba ari ubutunzi bw'umwuka, ubutunzi bw'amafaranga n'ibindi byinshi bitandukanye. Mana nuhabwe icyubahiro. Turaje imbere yawe muri iri teraniro, jambo ryawe rirambwira ngo ubuze imbaraga zisabe, ubuze ubwenge busabe. Ukeneye inama, uri Imana itanga inama nziza, uri Imana itanga umugisha, ukingura n'inzugi zikinze. Uri Imana ivana abatindi mu mukungugu ukabicaranya n'ibikomangoma. Uri Imana ifite imbaraga zidahangarwa, uri Imana ifite imbaraga zidakumirwa. Icyubahiro ni icyawe. Turi muri iri teraniro, turaje imbere yawe dusabye umwuka wa Besaleli, mwuka wo guhishurirwa, mwuka wo guhanga ibishya, umwuka wera uduha imbaraga zitironkesha ubutunzi bwa bundi bwo mu mwuka. Mwuka wera uduha imbaraga zituronkesha ubutunzi zituma dutunga mu izina rya Yesu. Dusabye umwuka wera, wa mwuka wera uturonkesha imbaraga zituma dukiranuka. Dusabye umwuka wera uturonkesha imbaraga zituma tutibona, tutirata, tugushima, twibuka aho wadukuye. Dukeneye uwo mwuka wera. Turagushimiye kubera kuri Imana ishaka gufatanya natwe mu byo dukora. Turabikwemereye, turakuraritse. Ngwino ufatanye n'uyu mugabo, ngwino ufatanye n'uyu mugore, uyu musore nimufatanye, uyu mukobwa nimufatanye. Ngwino ufatanye natwe mu byo dukora. Uzatubera umuyobozi, uzatubera umujyanama, uzatwagura, uzaduha imbaraga, uzadukomeza, uzatubwira ngo niducangaha duha imbaraga zihaca. Mwami utugirire neza. Urakoze Mana nziza. Utanga umugisha kumwigisha, utanga umugisha ku bantu bose bateranye, utanga umugisha ku mirimo dukora, utange umugisha ku bagiye gutanga amaturo n'Icyacumi. Imbabazi zawe zitwomeho, umugisha wawe utwomeho, ineza yawe itwomeho.
kandi uturinde aho tugiye, ukomeze utwigishe, udusobanurire cyane aya magambo. Umukozi wa yaravuze ngo wavuze rimwe numva kabiri, reka ijambo ryawe rivuga gutya abantu baryumve cyane, imbaraga zawe ziturinde kandi zijyane natwe. Urakoze Mana, turagushimye, udushoboza kugushima. Tugushimiye abo haye ubwenge bakiga bakarangiza, tugushimiye abo haye imbaraga bakabona akazi, tugushimiye abo haye ubwenge bukabaronkesha ubutunzi muri iri teraniro. Mana warakoze, ujyane natwe, komeza kutuza umwuka wera wawe, imbaraga zawe ziturinde kandi uturinde kuba abanebwe, udufashe, uduhe umugisha wawe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Duhereze Imana amashyi kandi utaha amahoro.